Murakoze. Nanone turagarutse kuri Karungu TV nk'ibisanzwe. Karungu TV rero, Karungu ubundi hari abantu bavuga bati mbese Karungu ni iki? Karungu ni akatsi kagira ikijumba c'umutuku kimeze nk'umutuku, kamera mu mawa kakayazamukamo nta kibazo, ahantu hose kahaba, mbese ntabwo gakunzwe kwicwa. Iyi Karungu rero ntabwo ikunze gupfa, niyo mpamvu umunyabwenge Salomo yavuze ngo nk'akarungu mu mahwa yo mu ishamba. Igihe yatakaga umukunzi we yavuze ngo nk'akarungu mu mahwa yo mu ishamba niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Karungu rero ni nziza, abantu muzagira amahirwe yo kwisobanukirwa muzayikoreshe. Karungu ni nziza, niyo mpamvu muri aka kanya nshaka ko tuganira ku bintu byitwa ubwenge. Abantu benshi bajya bavuga bati mbese ubwenge ni iki? Noneho umunyarwanda wabayeho kera yaravuze ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Buri muntu, abantu rero bitiranya ubwenge, ariko hari ubwenge, hari ubumenyi, hari ubuhanga, sibyo? Hari ubwenge, hari ubumenyi, hari ubuhanga, hari n'ubupfapfa. Noneho rero ubwenge ni ukuva mu byaha. Iyo uvuye mu byaha uba ubaye umunyabwenge, iyo ukoze icyaha uba ubaye umupfapfa. Niyo mpamvu hari aho Yesu yashaka kubwiriza ukumva ngo yemwe bana b'inshiramwe, ninde wabaroze nk'umuhunge umujinya ugiye gutera. Noneho rero hari ubuhanga nyine ni ukwiga, bakakwigisha ibintu ukabifata, ukaba ufite serivo nzima ifata ibyo bintu, ukaba umuhanga ukabikurikirana. Noneho hari n'ubumenyi, nako ubwo ni ubumenyi, ahubwo ubuhanga ni ukureba ikintu ugatekereza uti iki kintu ndakibyaza iki, ubwo nibwo buhanga. Uyu munsi rero ndagira ngo twifashishije Bibiliya, kuko njyewe nkunda ibintu byanditswe mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo twifashishije Bibiliya twinjire neza mu gitabo c'imigani kugira ngo turebe ibyo bwenge avuga, noneho twumve bwenge nawe urisangamo, umenye niba uri umunyabwenge cyangwa si niba utari umunyabwenge. Bwenge yongera guhugura. Ntimwumva ko bwenge ashira ejuru, akarangurura ijwi rye ry'ubuhanga, ahagaze mu mpinga z'imisozi, mu mahuriro y'inzira, mu marembo no mu miharuro y'umurwa. Ashira ejuru ari mu gikingi by'amarembo ati, yemwe bagabo nimwe mpamagara. Uyu ni bwenge. N'abana b'abantu nibo ijwi ryanje ribwira. Yemwe mwanjije mwe nimujijuke, namwe mwabapfumwe mugire umutima usobanukiwe. Nimwumve ngiye kuvuga ibikomeye, kandi umunwa wanje ndawubumburira kuvuga ibitunganye, kuko akanwa kanje kaza kuvuga ukuri, kandi gukiranirwa ari ikizira kuri nje. Ni ukuvuga ngo umunyabyaha aba yamaze guhinduka injiji, nangwa se yamaze guhinduka umupfapfa. Amagambo yo mu kanwa kanje yose arakiranuka, nta buriganya cyangwa ubugoryi buyabamo. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubwenge amagambo ye aba ari ay'ukuri. Niyo mpamvu abantu twese turi ku isi turi abapfapfa, cyangwa se nta bwenge dufite mu maso y'Imana, ariko iyo dukoze ibyo gukiranuka duhinduka abanyabwenge, sibyo? Amagambo yo mu kanwa kanje yose arakiranuka, nta buriganya cyangwa ubugoryi buyabamo, asobanukira ujijutse. Hari abantu uzumva bakubwira ngo Bibiliya ni inyanja, abo baba bamaze kwibera neza mu bugoryi bw'icyaha no mu bubata bw'icyaha, ahubwo amagambo y'ijambo ry'Imana yose arasobanutse. Aho gushaka ifeza mutore ibyo nigisha. Ni ukuvuga ngo gushaka amafaranga, aho gushaka ubutunzi mushake ibyo bwenge, ari we jambo ry'Imana, ari we Mana yigisha. Mushake ubwenge kuburutisha zahabu nziza, kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani, kandi mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo. Njyewe bwenge nagize umuravaho ubuturo bwanje, mfite ubwenge bwo kugenzura. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro ni inzira y'ibibi, n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Ni nje nyiri inama no kumenya gutunganya. Bavandimwe, ndumva buri muntu wese
ukurikiye Karungu TV yafata icyemezo agashaka ubwenge, agashaka ubuhanga, agashaka kumenya, ariko cyane cyane ibyo byose akabirutisha ubwenge. Ninje muhanga kandi mfite n'ububasha, ninje wimika abami ngaho ibikomangoma guca imanza zitabera. Igihe ushaka guca imanza zibera, igihe ushaka uri umwami ugashaka guca imanza zibera, icyo gihe uzuramenya ko uri gutandukana na bwenge. Umunsi umwe hari umumama nigeze kujyaho, nari nzi nyine ko ari umuhanga, ari umumama w'umunyabwenge. Mugezeho araza aransura ahantu, arangije arambwira ati nyine hari ibyo twasezeranye, dusezerana amasezerano, ariko ngezeyo mu minota 2 mbona amasezerano twasezeranye arayahakanye, kandi abantu benshi bagateranira iwe ngo nabahe inama z'ubwenge. Ntabwo ubwo ari ubwenge, ubwo ni ubutiriganya bwa bundi nahoze ndababwira, agahakana ibyaziranyeho n'umuntu kandi barebana mu mutima. Abo bantu rero ntabwo ari ubwenge, ahubwo ibyo biba ari ibyaha. Imana irashaka ngo twige ubwenge bwo kumenya, kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana nibwo bwenge. Kuva mu cyaha niko kujijuka. Niduhunga ibyaha tuzaba tubaye abanyabwenge, ariko nidukomeza kwibanda mu byaha tubikoresheje uburiganya bwacu, tuzaba tubaye abanyabyaha burundu. Imbuto zanje ziruta iza zahabu. Ni ukuvuga ngo ibyo ubwenge bwera biruta amafaranga, biruta byinshi. Ni ukuri ziruta iza zahabu nziza, kandi indamu yanje iruta ifeza y'indobanure. Iriya muri Kongo hari abantu bajya bacukura zahabu bakajya barobanuramo ibyiza cyane, ngo ubwenge rero buruta ibyo bintu. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo. Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye, atagira icyo arema. Uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa, ikuzimu hatarabaho. Naragaragajwe, amasoko adudubiza, amazi menshi ataraboneka, imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho nari naragaragajwe. Yari itararema isi no mu bweru n'umukungugu w'isi utararamuka. Igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahawe inyanja urubibi rwayo, kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo. Ubwo ibyo byose byakoreshejwe n'ubwenge. Ndasaba rero buri muntu wese udukurikiye aka kanya guhitamo kugira ubwenge kuruta gushaka iby'igiciro cyinshi, kuko kubigira nta bwenge ntacyo bimaze. Niyo mpamvu ibyo wagira byose utagira ubwenge, amaherezo ni ukuzarimbuka ukabura ubugingo buhoraho. Ariko ndifuriza buri muntu wese gusaba Imana ngo imuhe ubwenge mvajuru, imuhe ubwenge bwo kumenya gusobanukirwa, imuhe ubwenge bwo kumenya gukunda. Bwa bwenge nibwo buratuma umenya abaswa ukabamenya, umenya abapfapfa ukamenya ko ari ubupfapfa, umenya abatiriganya ukamenya ko bari kugutiriganya. Ariko nubura ubwenge, ndagira ngo nkubwire ko uzarimbuka. Ariko nubona ubwenge, ubwenge ni ingenzi, ubwenge mvajuru, ubwenge atari ubwenge bwo gushaka amafaranga, ubwenge atari ubwenge bwo gushaka inzahabu, ubwenge bwo gushaka Yesu, ubwenge bwo gushaka agakiza k'Imana. Ndagira ngo buri muntu wese Imana imuhe ubwenge mvajuru, ubwenge buzatuma turya ku giti cy'ubugingo, ubwenge buzatuma tubona ubugingo buhoraho, tukazaramira mu gihugu cy'isezerano Uwiteka yaduteguriye. Nibwo nsabira buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro mu izina rya Yesu.